Burundi nabonye iyerekwa riteye ubwoba. Nabonye imiyaga imiyaga ine mu byerekezo bine. Iyi miyaga ine muri ibi byerekezo bine muri iki gihugu cy'u Burundi nayibonye muri uru rukerera kandi mbona iri guhuha igiti n'ibuye. Mbona iri guhuha igiti n'ibuye. N'umuyaga umeze nk'uriya ujya uba i Burayi. Abantu babonye tsunami iyo igirize kuba, mbere na mbere haba umuyaga, nyuma y'umuyaga hakaba imvura y'impangukano, nyuma y'imvura ukajya kubona ukabona tsunami ihagurutse mu nyanja, amazi ateje umwuzure. Nagiye mbona rero umuyaga mu byerekezo bine by'igihugu. Imana irambwira ngo mbwire umurundi wese, reba igiti gifite imizi ugihobere. Reba igiti gifite imizi ugihobere. Mbisubiyemo, reba igiti gifite imizi ugihobere. Ubu ni ubuhanuzi busohora muri uku kwezi twatangiye nuko ugiye gukurikira. Ntabwo ndi umuhanuzi ukupeya ibintu mvuga mu bandi. Sindi intumwa y'umuntu. Mbabazwa n'umuntu utumva ubutumwa bwiza, ahubwo akabyitiranya na politiki. Birantunduza. Njye ntabwo ndi umunyapolitiki, sinzigera mba umunyapolitiki. Ukwiye kuba maso ukamenya ko mu isi umuntu wese azabazwa ibyo yabibye, ni nabyo azasarura. Mungu asifiwe sana. Igiti gifite imizi mugiye guhobera ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba utamuhobeye, abantu bagiye gufungwa, abantu bagiye kwicwa, abantu bagiye kunyuruzwa, abantu bagiye guhunga. Marayika yambwiye ngo uyu ni umwana uri mu mugongo. Nabonye umudamu uhetse mu mugongo, kumwe umuntu aba ahetse. Mbona yororokije umwana, mbona amushyize hasi. Arambwira ngo uyu mwana uko mushyize hasi ntabwo yakongera gusubira mu mugongo. Namuhetse igihe kirekire. Data arambwira ngo nyene cyubahiro, umubyeyi, perezida Sebarundi, ntabwo uri busubire mu mugongo. Oya, wururukijwe ugiye kugenda n'amaguru. Si mu mugongo w'amahera, w'uburongozi n'ibindi bitandukanye, ahubwo ugiye guhuzagurika bya bintu mwabonye ngo bita amatora yabaye 100%. Ntabwo biri bukore, bigiye kuba ibintu utamenya ibyo ari byo. Yesu kandi niwe wabiretse ngo bibuko. Nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare, ni Yesu wabiretse ngo bibe uko nyene. Abantu bubatse umunara w'Ibabeli, ndaje nkomeza ubutumwa Imana yampaye. Bubaka umunara w'Ibabeli bashaka gushyira hamwe mu ntego zabo. Bivuze vuga ngo Imana iranyuranye indi. Uwari kuzana amazi akazana ibuye, uwari kuzana ibuye akazana amazi. Uwo batumwita idafari akazana itegura, uwo batumwita itegura akazana umuriro. Ibintu biracanga, nibyo kubaka barabihagarika. Nibyo bigiye kuba uhereye ku murongozi mukuru ukageza ku muto. Ni ubutumwa Imana yampaye, ntabwo ari ubutumwa umuntu yampaye, si n'urwako rundi, ni mesaje. Ndabasabye murangirira ikigongwe n'impuhwe. Harimo abantu tubwira bakemera ngo babonye, bakemera bibaye nka ba Tomasi.
ry'ubuhanuzi Imana impa. Njye ntabwo ndi umuhanuzi, umuhanuzi ari muri jye. Umuhanuzi ni umwuka undimo, ntabwo ugenda umuhanuzi. Njye ndi Marite usanzwe. Cyakora nagiriwe ubwo buntu bwo guhagarara muri iyi otoriti. Haleluya. Njye mfite umukiza uvugira ku Mana, n'inshuti ndahana zo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko musabira. Umuyaga wahushye muri Nyamirama mubonamwo, umuyaga urahuha mu Gisoda mubonamwo, umuyaga urahuha muri Perezidanse mubonamwo, umuyaga urahuha mu bakenguzamateka mubonamo, umuyaga urahuha mu mbonerakure mubonamo, umuyaga urahuha mu rugo kwa perezida urahagera, umuyaga urahuha kwa reverendi kuri yo urahagera. Umuyaga wahushye, ariko uhoraho kurahira n'icyaha yirahiye. Umurundi uza kuba maso, nyuma y'uyu muyaga, nta nkuba zindi njye nabonye. Hari umuyaga Bibiliya ivuga ngo nyuma y'umuyaga ngo haza inkuba, ngo nyuma y'inkuba ngo haza ijwi rituje. Si iyo nzira nanyuzemo. Nyuma y'uyu muyaga muraza kubona uhoraho yiyiziye n'ibiganza bye n'amaboko ye n'ijambo rye n'intambwe ze n'ubushobozi bwe n'icyubahiro cye, kurimbisha, kubaka, kubahisha, guhesha agaciro, gukeza, gushyigikira, guteza imbere Burundi bwacu. Nyuma y'uyu muyaga nimwitegure. Sinjya mpanura Marite rwose, abantu twagendanye murabizi, ariko ndinze mpanura. Abantu twasenganye ku Ijabe murabizi. Ntabwo mvuga ngo ndishyirwa rimenetse, ahubwo umwuka w'Imana ukora uko ugomba. Nigeze mbwira abantu mu materaniro nyoboye hano ku Ijabe, ndababwira ngo aho tuhakota 1,5 miliyoni. None nyirinzu atubwiye ko amasaha 24 tugomba kuba twishyuye aya mahera. Abantu abo nahoze ndongoye, bamwe muri mu Bufaransa, abandi mu Budage, njya mbabona munyandikira, abandi muracyari mu Burundi, abandi muri Arabia Saudite, Saudiya, mwese bamwe Imana yarabashubije, yenda abandi ntimurasubizwa, ariko nta muntu n'umwe yenda nabara ko ukiraho yarari. Oya, muze kuduha ubwo buhamya muri komenti cyangwa se muzabahamirize. Nambaye ikositimu y'umweru, ndyama hasi mu ivu, mbwira Imana ngo uyu ni umwenda ntambiramo igitambo cyawe. Niba wabyemera ko basohora ibintu byawe, si mama mpakodeshereza, si madame, si bizinesi mpakorera, uyu ni umurimo wawe. Uhoraho yariyubahishije, amahera arayishyura, ahubwo aturengerezaho 400 yo kugura amatapa 2. Ntabwo Imana nigeze nyigurira imikeka, biragoye. Imana yacu ni nyakubahwa, ni papa, ni dawe, ni byose, ariko ni data. Yenda icyo kimwe gusa. Nigarukire rero, ibyo mubyitegure mu Burundi. Ntabwo turi kuvangirwa, biseriye.
mwebwe mwari mwarajyanye ibintu kure, ibintu mubishyira kure, ninde uzaducungura, ninde uzatubatura, uwatabara yava he, ninde uzi kurwana. Abandi nabo baragenda bariyubaka, bubaka ibintu bidafite iyo biva n'iyo bijya. Turakomeye, iyi mihimbiri irasara, tuzayitwara imyaka 500, twongereho indi 500. Hari ibintu abantu babamo ukagira ngo ahubwo n'ijuru bararikabye bariha ruswa, cyangwa se n'ijuru nibo bariganza, n'ukuzimu barakuganza, n'isi bakayiganza. Oya nyumvira. Njye rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo icyo uhoraho ujya mpamagariye ndagikora utagabanyije. Noneho rero ibyo bintu byose kwa Heriri, abishyize hejuru muramanurwa, murakoroka. Noneho abari hasi murazamuka. Noneho n'abari hejuru baciye bugufi, abari hasi barabasangayo. Ariko Imana ntigira igihugu cy'imivurungatano n'akajagari n'ubuki byose n'ibindi byose. Imana yambwiye ngo dore imiyaga igiye guhuha, kandi nta muntu utazageraho uyu muyaga. Ababyeyi bagiye kongera bayarire, abagabo mugiye kongera mugende ijoro, mugende n'amanywa. Umutekano ugiye kuba umutekano muri iki gihugu. Ijambo umutekano, ijambo urinde, uvuyeho ugiye he? Noneho umurundi utazi ikirundi, babarundi numva bageze mu Rwanda bakaba bazi ikinyarwanda kibisi. Njye nabaye Burundi, uhoraho akuramo ikinyarwanda cyose 2015. Imigumuko igitangira, ikinyarwanda cyose cyavuyemo, sigarana ikirundi n'igiswahili gikeya. Kuva icyo gihe marayika arantwara umpagaritse, marayika akamubwira ati uwo ni umurundi. Ubwo rero mufate cya giti Imana yababwiye gifite imizi, kidahuhwa n'umuyaga. Nabonye igiti kinini kandi umuntu wese akagira uko agifata, ariko wari umuyaga w'inkubi, serwakira, agashurure. Hari imiyaga igiramo, hari umuyaga wikaraga uzamuka, hari uwuhuha utambika, hari uwugenda ugira kuno, hari n'indi igenda ari imivumba ukuntu. Ntabwo yose ndi buyibare, ntabwo nyizi, ariko reka njye nkubwire umuyaga uri mu rwego rwo hejuru, muri za tsunami kuri uzibona. Niwo muyaga nabonye muri iki gihugu. Kandi uyu muyaga niba ugiye guhirika abategetsi bamwe, ni nawo muyaga gutembakaza umurongozi mukuru, ariko ni nawo muyaga wo gushyira ibintu ku murongo. Ibyo bita komba ya mwishe. Noneho rero wanashima, ntabwo ibi bintu njye mbivuze ngo bizaba mu kwa mbere, ngo mu kwa 12, ngo mu kwa 11. Oya, iyi tariki ya mbere yatangiye. Icyo kikubwira rero ko jewe amakuru Imana impa, nose binaniye kukubwira mu kwa 4 gutaha, cyangwa gawini sinzi igihe uzazira. Oya, ibi tugiye kuvuga hano byitegura ubu, bibona ubu, icyo ukora gikora ubu, ikinga ubu. N'ingendo si ngombwa. Harimo abantu bari gukenera ingendo za sirikirasiyo, za muvoma, bya bindi biri activite. Tenyenya ubaze Imana, wigengesere, ugende buke, udakorokera muri songoye. Koko buno mugiye kujya mwumva isaga za buri kanya, ibintu byibonekeza. Igisagara mugiye kujya mukigenda na miguruwazi. Bamwe bave mu gisagara bajye ruguru na miguruwazi, abandi bave ruguru baze mu gisagara na miguruwazi. Ariko ubwo mvuze n'ibirengera, n'ibirenge, inkweto zo ni izisanzwe. Mugiye gutembera n'amaguru igihugu cyose, abadafite ubushobozi, batazi kurwana, badafite ubatamo,
Yesu yigeze agera ahantu ahasanga umuntu aramubwira ngo gisi ifite unjugunyamo, ngo ntabara unjugunyemo. Ubu ni bwo buzima bugiye kwibonekeza, nibyo mugiye kubona. Kandi ubu tuvugana hari indirimbo mugiye gutangira kujya muririmbira bamwe bapfuye. Hano byarangiye, uriya byaheze, n'uyu byaheze. Ni ibi bigiye kuba bisa naho byibonekeza tujuru. Ubu igisoda kigiye guhabwa akazi n'inshingano, ariko kitari gukotorora, kuko ubushobozi buriho igufuri. Uzi gukora ibintu Imana itarimo ukuntu bivuna. Abasenze murabizi, polisi igiye gukora na kitarimo, uzi ukuntu nabyo bivuna. Ibijya gushya birashyuha, n'ibipfa bipfa kare, kubera ko kuva na kare abantu bahawe igihe cyo kwigengesera no kugendera kuri gahunda no gutunganya ibintu no kuroranya ibintu. Abantu ntibabyumva, abantu ntibabibona, abantu ntibabyemera, abantu ntibabikunda. Uyu munsi wa none Imana ifashe decision izo kwikorera ibitangaza n'ibimenyetso n'utwunzi. None hari igihe abantu byanga, bakagerageza imbaraga zabo bikanga, bakagerageza uko bashoboye kose bakigwanaho bikanka, ariko uhoraho. Iri ni ijambo nkubwiye nasubiramo. Imana yo yamanuwe n'ikibazo kandi irasubirayo igihe. Ubwo abarundi bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, marayika yamanuwe n'ubutumwa, hari na misiyo, hari mesaje, hari ibimuzanye, hari ibyo aje gukora, kandi bigomba gukorwa, kandi akabikora ku manywa na nijoro, nta kuruhuka, nta kuryama. Abarundi baratinye kuba bo bavuga bati Kigoma ni iyacu. None abandi barundi bo baravuga bati n'ubundi ni ahacu, reka tujye kwirimira ibiharage, imyumbati, ibijumba. Tanzania nayo iti vuguvuya ntitukwemera, vuguvuya ntitugushyigikiye, vuguvuya ntitubikunda. Biza kurangira birukanwe, abandi barafungwa, abandi baricwa. Marayika rero udatinya, marayika utajya ruswa, marayika. Bibiliya iravuga ngo ingabo z'Uwiteka, ndi marayika uje kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ngo ahagararana na Yesu. Yesu uwo ngo ahinda agashyitsi, arabaza ngo uri uwo mu babisha, uri uwo mu bacu? Noherejwe nijoro kuba umugabo. Za mbonerakure rero, hari imbonerakure zijya zigenda zareza agatuza, zasohoye agatuza. Mwebwe kweri mufise ingorane, ndakubwiye ngo ufise ingorane. Shakisha uko wihana, shakisha uko ukizwa. Igihugu kigiye guhindurwa mu buryo bwo gusohorezwa amasezerano. Ubu bukoroni buraheze, iby'abantu biraheze, iby'imigambwe biraheze, ibya siyanse biraheze, intambara zose ziraheze. Ntako mutagize, ntako mutakoze, ntako mutagize ngo wiba yibe, wubaka yubake, usenya asenye, uhunga ahunge, urwana arwane, wica yice. Donc abashoboye bose ntako batagize. Abahutu baratwaye bati mwumvishe ntitubaha, Abatutsi baratwara bati mwumvishe ntitubaha, bamwe bagacaha perezida w'uyu bakamwica, abandi bagacaha perezida w'uyu. Imana yahora muri ako kajagari. Ubu abarundi bahora ari impunzi zidafite kuzahagarara n'umunsi n'umwe. Nyine nka birya Bibiliya ivuga ngo bazazerera mu isi yose. Urumva ibyo bishoboka? Imana ishyizeho iherezo.
Imana ishyizeho iherezo. Wari ubizi? Uhoraho ashyizeho iherezo, kandi ashyizeho iherezo n'ikiganza cye n'ukuboko kwe n'intambwe ze. Muzima ni muzima ni muzima, Yesu ni muzima ni muzima ni muzima, Yesu arakiza 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 data arakiza arakiza arakiza, Yesu. Haleluya haleluya haleluya, amen. Haleluya haleluya haleluya, amen. Ni Jehova 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 Rafa. Haleluya haleluya haleluya, amen. Haleluya haleluya haleluya, amen. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye Mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, turagushimiye Data wa twese, niwe wasezeraniye Isiraheli urasohoza, usezeranira Afurika urasohoza, usezeranira Amerika urasohoza, usezeranira Aziya urasohoza, usezeranira abakiranutsi urabisohoza, usezeranira abanyabyaha ukabisohoza, imbabazi zawe ziruta ibitambo. Turagushimiye rero Mwami w'abami, ni wowe Yesu Kristo. Haleluya haleluya haleluya, Mungu asifiwe sana. Uyu munsi dutangiye ukwezi kwa nyuma, turi mu masengesho y'amezi 3, ndi kugusabira umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Nuko Umwami Yesu anyura ku muntu witwa Simoni, mwene Yona, aramubwira ngo tera iburyo bwawe, maze ngo amafi yo mu nyanja yose aramwumvira. Haleluya. Ifi ziza mu rucundura rwa Simoni, na bagenzi be bari bari kurobana, nawe bigenda uko nyine. Ni ukuvuga ngo aho waburiye, aho byagiye, muri uku kwezi turimo, ku itariki ya mbere, ndatangaza nk'umuhanuzi, hagira ijambo ritegeka aho nyine uri, hagira ubutware butegeka muri ibyo nyine. Uhoraho nta tarasiferi afite ngo gutarasiferi ujye kwivuza. Uhoraho nta hantu ari buvuge ngo foromasi iyi niyi ifite ibi, ngo igihugu iki n'iki gifite egisperiyanse iyi n'iyi, cyangwa abasipesiyalisite aba n'aba. Uhoraho ntavuga ngo banki iyi n'iyi ngo dufitanye amasezerano ngo niyo iri bugufashe. Oya, aho uri, ahubwo Satani turwanyije, imbaraga turwanyije, umwuka mubi twirukanye, impembu mbi tusenze, onodi Jezu. Hariho ubutware bw'umwanzi ari we Satani, ari we Sekibi,
wikarakashije hagati yawe n'ubutabazi ashyiramo inyanja. Uru rugezo muraza kubona umuntu warwaye indwara yo mu mutwe. Kw'iki gihe tubyita gusara cyangwa kurwara amashitani cyangwa se amadayimoni. Ngo uyu mupapa yararwaye kugeza ubwo ajya mu marimbi akajya yikatisha amabuye umubiri wose. Abahanga bakamuzirika ariko ngo byose akabica, bakamuboha amaguru nabyo akabivutaguza, kugeza ubwo uyu mupapa, ubwo ni umusazi, ariko Yesu yemera ko abarwayi be tubavuga mu mvugo nyandagazi, kandi nawe ntiwabyemera, nanjye kandi sinabyemera. Icyo utakifuriza kuri mwene so nawe icyo utiyifuriza ntukifuze kuri mwene so. Yego. Ngo Yesu inkuru zimugeraho, abantu baramuganirira hakurya i Galilaya, baramubwira bati rero hakurya y'inyanja hariyo umusazi ndakurahiye ati arwaye uburwayi. Bashyizeho ibiziriko biranga, bajyana kwa Rujati biranga, bajyana Indera biranga, bakata Karayesi biranga, barazenguruka mu bigo ibi n'ibi biranga. Ati uwo musazi niwe wa mbere dufite muri iki gihugu. Ngo babiteramo umusingo, babiteramo inkuru. Yesu atega ubwato. Umvugo rukundo. Yesu atega ubwato. Atega ubwato. Inyanja ntabwo ari ikiyaga, inyanja ntabwo ari umugezi, inyanja ntabwo ari uruzi. Hari ikigeragezo twakwita uruzi, hari icyo twakwita umugezi, hari n'icyo twakwita ikiyaga, ariko hari n'ibigeragezo bimeze nk'iyi nyanja. Noneho hagati yawe hakaba hari umworera munini w'uko abantu bagukuyemo amaboko, Sazari ikagukuraho amaboko, isi ikagukuraho amaboko. Donke buri muntu wese agahagarara mu gatwe ke akavuga ngo hano ni ugukiza ye magara byararangiye. Bagahita bavuga ati ntazabyara, ntazakira, ntazashakwa, donke ukaba uri mu kigerageza abantu bose bazi ko byarangiye. Buno nagira ngo ntangazire ijambo muri uku kwezi ahantu uherereye, ahantu uri, aho uhoraho aharemye ijambo ryitwa ubufasha. Ubufasha atagutarasifeye, atakohereje, utaje aho undi, ntaje aho uri, ndetse utanagiye hariya, ahubwo aho uri nyine, aho uri. Sinzi niba upfukama, sinzi niba uhagarara, sinzi niba wiruka, sinzi niba usimbuka, ariko uko byagenda kose undi kuvuga uramwumva, uramuzi. Ni umwami Yesu, ni Imana Data, ni Umwuka Wera. Ubutumwa yaduhaye turi abakristo, twamuka muri Kristo. Mu ijambo Petero akitwa Simoni yabwirijwe n'Umwuka Wera ngo uri Kristo. Nibyo yahishuriwe na Data, uri Kristo. Ubwo natwe twamuka muri Kristo, turi abakristo ba Kristo, muri Kristo. Ubwo nuko nabishushanya uyu munsi. None rero ibindi kuvuga ni by'impemvu, birasaba ko nawe uri mu mpemvu, cyangwa se uri mu kuri no mu mpemvu. Amen. Rero ngo Yesu arambuka ageze kuri uyu musazi. Ijambo rya mbere abadayimoni nibo bamubonye, nabo bavuga irindi jambo rikomeye, aravuga ngo uje kuturimbura hataragera, ikirundi uje kuduhonya hataragera. Ngo Yesu aravuga ngo nkeneye umuntu wanjye, nta bindi. Haleluya, haleluya. Nawe aho uri, dayimoni zarakugabanganye, cyangwa se ibigeragezo birakugabangana, cyangwa ubukene burakugabangana, uhinduka umunyaguhinduka umuhigo mu ntambara urimo. Uyu munsi ijambo ryihumura. Mungu asifiwe sana. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi ahageze, ngo dayimoni zose zijya mu mugana w'ingurube. Za ngurube nazo zijya mu nyanja, ndetse ba nyiri ingurube baba n'abanzi ba Yesu. Kandi izi ngurube mwibuka amateka yazo, ba nyirazo bari barabikuye mu bintu by'uburiganya no mu bintu by'ubusuma no mu bintu by'ubujura. Impamvu abadayimoni baziririye, impamvu abadayimoni arizo bavuze,
ni uko bari bagize n'uruhare rwo kuzitanga ku wari uzifite ari we nyirazo. Ntabwo abadayimoni bashobora guhungira aho nawe ubwawe buno utewe aho wasaba indaro, naho wishyikira, naho uzi. Umuntu akwirukanyaho ahantu wahita uhungira urahazi. Umuntu agusenze cyangwa akagusohora aho wahita ujya, aho nyine impamvu ujyayo ni uko uhafite bene iwanyu cyangwa impamvu cyangwa abantu cyangwa uburyo bushobora kukurokora no kukurengera. Uhoraho ahabwe icyubahiro. Ikiri ngombwa ni uko utabara, no komenti. Turi mu kwa munani rero, iminsi ibarire ku ntoki. Mu gitondo dusenge, ku mugoroba dusenge. Mu gitondo ni uko, ku mugoroba ni uko, ababishoboye na saa sita basenge. Si ngombwa ko dusenga onorayini nubwo dushyiraho kontakite, oya, ahubwo aho uri hose jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya yawe yose mu mutima wawe imbere y'Imana. Sinkiyibuka iyo ndirimbo, ariko kera najyaga nyumva mu bwana bwanjye, ariko mpamya kuyumva nawe uranayizi. Rero icyo numvikanishije ni igiki? Nshimiye abantu mwatambukije intahe imbogisi mushima Imana ko Uhoraho yabatabaye, ko Uhoraho ari gutabara. Ntabwo rero ari njye mushima, nanjye simukanashime, ntimukanampayagize, oya, ahubwo uwantumye. Iyo umusobanukiwe ukanamumenya ukaba unamuzi, sirivupure rwose ngewe nguhaye icyubahiro gikwiriye intama ya Kristo. Uwo dusenga ni Data, uwo twizeye ni Kristo, umuyobozi ni Umwuka Wera. Twe turi intwarane, turakundana, bavandimwe, turareha mu buryo bwose. Rero mu izina ry'Umunyanazareti, God bless you. Uhoraho abahe umugisha w'ukwezi k'umunani, mukamira iburyo, murobera iburyo. Uhoraho yambuka inyanja adusanga aho turi. Ukeneye umuduga uronke, ukeneye viza yironke, ukeneye inzu ayibone, ukeneye amangazina yabone, ukeneye alimentation ihenze ayibone, ukeneye. Buri muntu wese afite ubukene bwe, ariko mu izina ry'uwampamagaye nkwifurije kwavasa, gutera intambwe. Haleluya. Reka rero dusenga n'Imana weho wabanye natwe, ibindi ugume uryoherwe n'ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Mwami Yesu, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Watangiye uranashoje, ngaho imitima yacu rero yuzurizwe, uyigishe, iba ari wowe yo kusandaza imvura y'ubuhanuzi mu mitima ya bene Data, kandi ni wowe ushobora byose. Twe turimbura kimaze kuba ari wowe udusunika, kandi duhatwa dusunikwa nawe. Ngaho rero wowe mukozi w'umuhanga, ubera hose icyarimwe. Ariko jyewe ngarukiye aha, nteye imwe utere 99 wuzuza ibyifuzo bya bene Data n'imitima yabo uyifasha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mugire umugisha. Turabashimiye inshuti nziza z'akadasohoka, tubifuriza iya mbere y'umugisha n'iya nyuma y'amashimwe. Uhoraho akuzigama kurinde mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.